Gospel atmosphere, amakuru mu iyobokamana, ubutumwa bwiza bukomeze kugera kuri bose. Igitondo cyiza bakunze by'umwihariko bakunze ibikiganiro Gospel kuri mikoro muri kumva Jimmy, ariko sindi njyenyine ndi kumwe na Ogi. Ogi rwose byari hafi kugira ngo ngiye ntanga itangazo mvuga nti Ogi uri hehe ko nanjye nagushakaga nkakubura. Ikaze cyane Ogi. Akoze cyane. Ariko ndahari. Ni Jimmy na Ogi rero mugiye kubana muri iki kiganiro guhera nyine kwa aya masaha. Aho rero turaza kuba tukubwira byinshi bigenda bivugwa mu ruhando rwa gospel cyangwa se mu gisata cya gospel kiyobokamana, haba mu gihugu haba hirya no hino ku isi. Si ibyo gusa kandi tugufitiye weekly top 5, turaba tugufitiye no wa mwanya tukugenera ukaza kuduha igitekerezo cyawe. Ogi, ndabona utari kumvugisha sinzi. Ndi kwemera nuko atari wenda ITV ariko uri kugira nka gutya babona ngize. Kireho nuko ariko biri weekly top 5 no kuvuga za ndirimbo eshanu baba bahisemo muri make na makuru yose haba hano mu Rwanda no hanze yarwo avugwa yerekeye agendanye n'iyobokamana. Ngira ngo nkuko babivuze turaza gutangira hano. Hari bigenda bihavugwa by'umwihariko, hari abari gushima Imana by'umwihariko ngo bari gusigasira ubumwe, dore ko muri iki gihugu cyacu turi kwibuka ikintu cy'ubumwe cyane. Ariko hangana no turiyegamiza ijambo ry'Imana muri Bibiliya yera. Turaza kukugerera Muhanga tukubwira uburyo abagatolika bizihije umunsi w'abakundana, dore ko burya ngo ni itegeko ry'Imana ibintu byo gukundana. Amakuru yo ni menshi, turaza kukubwira muri ba Miss Rwanda. Harimo wamaze gufata icyemezo ati nge ndamutse nambitswe ikamba, niba nambitswe ikamba ry'ubwiza iryo abazahabwa ingorano z'ijuru bazahabwa naryo ndarikeneye. Akaba ariyo mpamvu ngo yemeje ko igihe yambitswe ikamba ry'ubumisi azajya kurya kamamaza ingoma y'Imana harya. We aravuga ati ku bwanjye ndamutse ntowe nzibanda mu gutanga umusanzu wanjye mu bijyanye n'iyobokamana. Hanze bimeze bite Jimmy? Hanze y'u Rwanda barakubwira buryo ki hari muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika hari urusengero rukomeje guca ibintu runavugisha benshi. Winjiramo mu gihanda usanga abantu bagiye bitwaje, wenda iyo ugiye gusenga bitwaza iki? Nitwaza Bibiliya. Okay, Bibiliya n'abarimbye ndashaka kwitwaza pendo cyangwa gitari cyangwa CD hafi. Aha ngaho ngo iyo bari hafi aho ngaho imyenda yose ngo bakuramo ngo filosofi nta yindi cyangwa se nyirabwenge ngo nuko umuntu aza kwisingwaza ntacyo yambaye. Wenda ngo biyambuye ibyisi byose. Aha muri Israel rero ishusho ya Bikira Mariya iri kuzana amavuta mu maso, irarira amavuta. Uraza kumenya byinshi kuri ibyo ngibyo. Ngira ngo ni byinshi cyane, ntabwo tuza no kubura kwikoza i Vatican uburyo burambuye nta makuru yacu rwose bijya bibura. Ntabwo papa byo yari yemeje kujya aba hafi abashumba be. Arabajya bavuga ngo papa ngo hagarariye cyangwa se ahagarariye Imana. Ariko burya buri wese ngo yigererayo nawe ugomba kuguhagararira. Yego, reka rero tugaruke mu kanya, gusa tugiye kubashyiraho iyi ndirimbo iri budufashe kuza muri mudu y'ikiganiro cyacu. Ahangaha Yesu agarutse ni indirimbo ya Serge Iyamuremye. Arabatubwira ngo Yesu agarutse. Jimmy Yesu nagaruka ngo azahera mu mujyi bizaterwa n'aho azabakumbuye kugera cyangwa bizaterwa n'aho azaturuka. Aha, Yesu agarutse Serge Iyamuremye. Gospel atmosphere. Nyuma yo gukorera agafaranga twagarutse. Ntago njya ntinya kuvuga ko rwose iyo turi kwamamaza bari gukorera agafaranga Ogi. Niyo zabura izo note nizo mvuga cyangwa ayo mafaranga ngo ihangane burangwa Imana niyo gisubizo. Ngo ihangane mwabyumvise rero nyuma yo buri kimwe cyose burangwa niyo igitanga niyigena byose. Hizi umunsi mukuru wa mutagatifu Valentin. Nanyuma mutagatifu Saint Valentin. Ariko niko biri benshi bavuga Saint Valentin uvuze ngo mutagatifu ntago bagiye kuba nk'abandi bavuga ngo leta tariki 16 cyangwa kwa Sherando. Yego Ogi. Ariko bibaho nyine kuko hari igihe uvuze ngo mutagatifu Valentin ntabyumva neza, ntabwo imva uwo munsi. Ariko uvuze mutagatifu Saint Valentin aje utabyumva neza nubwo ari isubiramo. Hari tariki 14 y'umutagatifu Valentin akaba yaritiriwe cyangwa se yaragijwe ngo n'umurinzi w'urukundo hagati mu bantu. Hariya rero i Muhanga bakoze ibisa nk'ibidasanzwe. Kiliziya hariya i Muhanga bizihije umunsi w'abakundana Saint Valentin mu rwego rwo kongera kwiyibutsa ibyo abashakanye banyuzemo birimo ibyiza n'ibibi. Ariko Nyagasani nyine akagenda bibafashamo, dore ko burya ngo niyo basezerana bavuga bati
yaba inyanja y'ibyiza n'ibibi ni kukufana kuhambana turi kumwe ni mu kiganiro kigufi rero Padiri yagiranye n'abanyamakuru yavuze ko bateguye umunsi w'abakundana kubashakanye kugira ngo bibutse abashakanye impamvu nyamukuru yatumye uyu munsi ubaho. Yakomeje avuga ko inkomoko yawo ituruka kuri Mutagatifu Valentin nkuko mwakomeje mugenda mubyumva bikaza gushyirwa ari we Saint Valentin yego bikaza gushyigikirwa na Papa Alexandre wa kane. Padiri yakomeje avuga ko abashakanye b'abakristo bakwiye gutera ikirenge mu cyabo bakurambere ba Kiliziya Gatolika bakamenya ko mu rukundo harimo no kwemera guhangana n'ibibazo byinshi kandi ko ari urugamba bakagombye kurwana bakarutsinda neza cyane. Ngira ngo nyine banda bavuga bati wa mugani Mutagatifu Valentin tube hafi mu rugendo rw'urukundo rwatangiye burya ngo n'urugendo kuko kwihanganira mu byiza n'ibibi. Jimmy ngira ngo ubuzima nawe urabuzi hari igihe usanga umuntu ajegajeze neza akavuga ati sezerano ndaryishe nitwa njye ariko wa mugani kuragiza uyu mutagatifu wawe warihebeye navuga ko yihebeye urukundo cyane ko buriya we aba ari n'inararibonye muri icyo gikorwa Valentin cyangwa Padiri rwose uko byamera kose aba ari inararibonye. Ndavuga Valentin uwo mutagatifu kuba ari we wahariwe uwo munsi no kuvuga ko ari inararibonye muri ibyo ngibyo. Ngira ngo rero ni benshi nyine wa mugani abantu bagakwiye kujya banazirikana wa mugani ku rukundo ariko rutari rwa rukundo rwa Claude na Claudine ahubwo ugasanga wenda habayeho urukundo wenda rwa Jimmy na Joseph ku buryo rwa kivandimwe nirwo mvuga yego ugasanga ntitwumve abicanye ntitwumve abamena ibirya abandi bashonje tukazirikana ko icyo dupfana kiruta icyo dupfa tukumva ko turi umwe. Gospel atmosphere mumenyereye cyane mu ndirimbo nka guhinduka mbayeho n'izindi nyinshi cyane. Ubwo rero akaba ari ngo hari byinshi atangaza kuri ubu ngubu Ogi. Ngira ngo hari byinshi agenda atangaza bitandukanye nyine ubwo aba updating cyangwa se abakunzi be amakuru ajya agezweho kuri ubwe ndetse n'ibyo akora. Tumuzi nk'umuririmbyi producer cyangwa se mwarimu wigisha abantu babaha ni n'umuvuga butumwa buriya akajya nawe avuga n'ijambo urabikusanya byose bavuga ngo umukozi w'Imana. Tumwifuriza iterambere nawe kandi ukora ibikorwa nk'ibyo akora cyangwa se by'ubuhanzi butandukanye nawe tukwifurize ibihe byiza. Mbakangurira nanone Ogi ntajya nsiba kubivuga wowe muntu niba ufite publicité niba ufite isoko niba ufite ikintu icyo ari cyo cyose wumva ukeneye ko benshi bamenya inzira n'itangazamakuru naho nukora ibintu ukumva ko rwose nk'ubu uri muri Kenya ariko urumva amakuru ye turi kuyakubwira kayamenya haruheruka kuduhamagara ati mumbwire amakuru ya korari ni ati yo ku rusengero rw'iwacu ariko Jimmy hari igitekerezo kimwe buriya nta buryo bazagira gutya mu makorari bakagira abantu bashinzwe nk'itangazamakuru gutangaza amakuru ubundi mu makorari abantu benshi baba yakeneye mu makorari amaze gutera imbere baba barabifite burya Ogi wenda barabifite nzi henshi mu makorari nkuko tuzi ngo uyashinzwe imari muri korari uyu ni president uyashinzwe ubujyanama n'ushinzwe itangazamakuru baba bamufite. Ikindi ugasanga hari nk'amakuru y'amakorari tujye dusoma hano bavuga ati ku rukuta rwabo rwa Facebook ugasanga ni korari yitwa wenda yayiyerika iriya yaririmbye ngo gumamo Jehova Jire ugasanga baratangaza bati ku rukuta rwacu rwa Facebook aho ngaho ukabona amakuru. Ariko Ogi uburyo ngo aho kugira ngo urekere watinda better late than never baravuga ngo kwiga ni ukwigana. Turabakangurira rero ibyo ngibyo rwose. Gospel atmosphere nawe yaravuze ati bakunzi banjye Imana ni nziza ibihe byose nibyo bihe mu magambo nzi uyu muhanzi kaza kunda kuvuga gutya ngo Imana ni nziza ibihe byose. Jimmy baroze n'ibindi Imana ni nziza ibihe byose rwose n'ibintu bigiye kujya cyamunara ishobora kwita ibigarura Imana ni nziza ibihe byose twagiye amakuru mwiyobokamana siko buriya ngo Satani igira igitwenge Satani buriya ngo ari igihe wishaka kugira ngo ibonera hisekera ubundi ukayibwira ati funga kinwa Satani. Gospel atmosphere amakuru mwiyobokamana
urumva kogi mu by'ukuri wenda tuva ku iyi nkuru ntitwabura kuvuga ko ari ibintu byiza cyane. Urumva niba ADPR igira itya ikavuga ati reka dukangurire babandi batigeze bagira amahirwe yo kugera mu ishuri, tubigishe gusoma no kwandika, ejo nugera ku cyapa hari abakuyobora bati ushaka gukatunyura ahangaha nawe akabasha kubimenya. Ni ibintu byiza cyane. Urumva ko amadini mu by'ukuri mukomereza aho ngaho. Hari ijambo bakunda kuvuga ngo roho nziza itura mu mubiri muzima. Yego, iki kintu birahura kuko guhugura abantu bakava mu bujiji bagasobanukirwa bizatuma wa mubiri wabo navuga ko uzabukeye. Bukeye gute nushaka kuvuga no ku ruhu ushobora no kugira gutyo wamara kumenya gusoma ugasanga ku mavuta ugiye kwisiga bakubwiye ko ari hydroquinone yica uruhu. Urabyisomeye ukavuga ati wapi ibingibi ubwiza Imana yampaye ukuntu yantatse ntabwo ngiye kubyisiga. Ariko ubwiza nyine nuko nguko hari hajya haba competition z'ubwiza, nubwo bamwe bavuga bati wapi ntibikwiye. Nta mukristo ugomba kujya mu marushanwa y'ubwiza, ngira ngo urabyibuka. Yego, bati birakwiye ko umukristo ajya kwiyamamariza mu by'ubumisi. Hari byinshi biba bivugwa, hari uko byumva, hari uko mbyumva, hari uko ubyumva, ariko we akaba avuga ati mu gihe nk'umukristo ndamutse mbaye Miss dore ibyo nakora nibi, nakangurira urubyiruko mu kureka ibiyobyabwenge. Uyu mukobwa kuba ari gutora abanyampinga, yego, akomeje guhabwa amahirwe ko ashobora kuzegukana ikamba. Reka nawe mubwira, reka mbikwifurize ubwami bw'Imana, mugani wa Theo ndetse na Amaji, ingoma yayo igere uriya hose. Icyo waba uri cyo cyose ugomba kugeza ingoma y'Imana n'ubwiza yaguhaye. Gospel atmosphere. Si ibyo gusa, hirya aho ngaho muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika twambutse amazi magari cyane, hari urusengero, inzu y'Imana. Ni inzu y'Imana uko biri. Yitwa White Tile Chapel cyangwa se ngo ni chapelle. Ngo muri urusengero basenga bambaye ubusa. Yes, ni ibintu bitamenyerewe rero. Abayoboke benshi b'idini rero ryadutse ry'abasenga gikristo ariko bambaye uko bavutse. Byabayeho kuva mu mwaka wa 1984 ariko ngo rikomeje kugira abayoboke benshi. Filosofi ni imwe, ngo barakubwira ngo twavuye mu nda y'abamama bacu twambaye ubusa. Rero ni kubiki tutajya mu nzu y'Imana tuboshywe n'ibyisi, twambaye ibyisi, imikufi n'ibiki. Kuki twajya twambaye amashenete, twambaye za jeans, amakostime na congo, bakambara ubusa bagiye mu nzu y'Imana. Impamvu rero batanga bavuga ko na Yezu bizera yavutse yambaye ubusa. Kweri abambwa yambaye ubusa rwose, kandi asubira mu ijoro yambaye ubusa. Nabo rero ngo bazajya basenga bambaye ubusa bamwiga. Cyane ko babagiye no kwegera Imana, ati tugomba kuyegera ikatumenya nkuko ituze. Atari nabyo kuvuga ngo gute, ariko nabonye batogosha imisatsi ku mafoto tureba. Umusatsi umuntu arayivukana uko bimeze kose, ahubwo agakuramo imyenda yose. Urusengero ngo rukaba rwarabashije gusurwa n'abantu barenga 10,000 mu mwaka washize, nk'uko umushumba mukuru warwo Pastor Allen Parker yabitangarije WWBT. Ngayo nguko rero ku mafoto rero ureba hano rwose ahagaze imbere y'imbaga ari kubabwiriza. Nuko nguko biri. Ariko mbibutse ko ari cyo ushobora kudutangariza hirya hiwanya uko bimeze, hari cyo ushobora kutubaza tukagucira ku mayange, ariko duhamagara leta arasa ku ntego kuko dufite n'iminota mike cyane minota yagiye. Niko bimeze rwose. Kuri telefone ndabona hakiri abantu. Allo. Oui. None bariya abantu basenga bambaye ubusa bambuga ubusa uko bageze mu rusenge cyangwa uko bakawe niko bagenda? Nta ubambura ubusa, nibo babwiyambure. No kuvuga ngo itorero ryabo ryo risenga ryambaye ubusa. Iyo ugiye kwinjira mu nzu nyine urambura. Ubwo urano kuba ati niba nirutse mu rugo ndagenda nambaye. Oya, amategeko yaguhana. Ahubwo iyo ugezemo urabona wenda urugero nta Muislamu winjirana inkweto mu musigiti. Nabo rero nta winjira ni ariko bavi wabo bazambaye. Nabo rero baza bambaye, ahubwo bajya kwinjira mu rusengero buri hari ahantu baba bagomba kuzishyira, nkuko uzi ko ushobora kujya ahantu hari tapi ugakuramo inkweto ukazisiga ku muryango. Niko bimeze. Kuko ugiye wambaye uko wavutse mu muhanda bagufata rwose bakagutambikana. Arakoze cyane umukunzi wacu Jimmy. Deno rwo ryatangaje abantu ntago ari rya vuba. Ni mu 1984 nuko wenda nabo bashyize imbaraga nyinshi nkuko wenda
itangazamakuru ryagutse cyane uburyo bwa communication nabo kugira ngo barekirita abantu benshi kugira babona abayoboke benshi bakaguka bakavuga ati rwose muze niyo mpamvu byamenyekanye ariko niryo kuva muri 1984 igihumbi 1984 amakuru yacu muri rusange ayo munsi ndagira ngo Jimmy byari gutya Ogi. Gospel atmosphere, amakuru mwiyobokamana, ubutumwa bwiza bukomeze kugera kuri bose.